dutangiye hari umugore n'umugabo bari kugenda uri kubona ko bishimye. Ako kanya hari umusore waje ahita akurura igitambaro uyu mugore yari yiteye. Uyu mugore asigara yambaye ubusa, arangije abwira umugabo ati reba ibimbayeho, ati ndebera ibibaye, babarira undebera ibibaye. Ako kanya barakwereka uyu mugore yari afite ibipirizo ku kibuno. Hari undi mugabo wari wicaye ahita abitobora. Uyu mugore arebye abona biratobotse birameneka, aravuga ati ndabigenza nte? Ati Yesu we, ati ndabigenza nte? Areba ibintu uyu mugabo yari afite, ibi bintu ntabwo nzi ukuntu byitwa, ariko uyu mugore yarabifashe abishyira ku kibuno mu cyimbo cya bya bipirizo. Ese uyu mugore ni ukubera iki ari gushyira ibi bintu ku kibuno? Nyagasani, kurikirana filime witonze uraza gusobanukirwa. Ubwo umugore yararangije abwira umugabo ati reba hano, arangije ahita amushikuza telefone, aramubwira ati bangiriye nabi, wowe uhenye mu matelefone, ati reba ibintu bankoreye. Ati umuntu araje anyambura igitambaro nari niteye, arirukanka. Umugabo arebye ashaka icyo yakora arakibura. Umugabo aramubaza ati none mbikoreho iki? Umugore aramubwira ati si none uri kubona nta kintu wamfasha? Uyu mugabo aramubwira ati na hano hafi si wabona na hano hari isoko ry'imyenda kugira ngo nkuguriremo imyenda. Ubwo umugore aramubwira ati rukuje ko umwirukeho, urakwereka aho ngaho hariho umusabirizi w'impumyi. Umugore arebye abona ni impumyi, ntabwo tuzi ngo agiye kumukorera ibiki, gusa yari yicaye ku gatambaro. Umugore aravuga ati aka gatambaro uyu mugabo yicayeho uwakamwambura. Barakwereka umugore yari agiye kugashikira, uyu mugabo w'impumyi aramubuza, aramubwira ati utagira ikintu canje ukoraho. Uyu mugore arangije arareba, aravuga ati canga kiri kureba. Uyu mugabo aravuga ati ntabwo ndi kurebesha amaso, ariko umutima wanjye urimo kureba. Uyu mugore atangira guca bugufi, aramubwira ati ko mpuye n'ibibazo, ko mpuye n'ibizazane, wambabariye ukantiza uyu mwenda wicayeho nkawiteza? Umugabo arangije aramubwira ati nanjye ngwicayeho, ati ntabwo ari ngombwa ngo nguguhe. Barakwereka wa mugabo wa mugore yakomeje kugenda, ariko abura umusore wari wajanye guno gwa mwenda. Ageze hano abaragubonye, abona uyu mwenda uriho n'urwandiko. Nyagasani, kurikirana filime witonze. Isura muntu ni ukubera iki yatwaye uyu mwenda uyu mugabo yatangiye gusoma. Ukurikirane filime witonze. Hari handitswe ngo umugore wawe ni indyarya. Maze uyu mugabo aravuga ati buriya nabashaka kuduteranya. Arangije afata rwa rwandiko, afatana ka kitero, arigendera. Urwandiko ararujugunya. Umugabo uri kubona ko yifitiye confidence, ndetse ari n'umugabo w'umukire. Barakwereka yampumye iri hano yakomeje gukanira wa mugore, aramubwira ati ntago nawuguha. Uyu mugore akomeza amutera ubwoba, aramubwira ati n'udufaranga twawe baguhaye hari igihe nadutwara. Maze uyu mugabo aramubwira ati icya mbere ntago ari amafaranga, ahubwo ni ubuzima buzira umuze. Barakwereka bakomeje guterana amagambo, gusa uyu mugore ari kwiyenza, yabuze aho yapfunda imitwe. Uyu mugabo aramubwira ati ubuze aho usarira uza kunsariraho. Uyu mugore batangira kumubwira nabi, nawe atangira kuvuga nabi, gusa yari ari kwiyenza. Uyu mugabo aramubwira ati uri kunyombera, ati wakomeza urugendo wari ufite, nanje ko nicaye wakomeza ukagenda ko ntazi niyo ugiye. Barakwereka umugore uri hano yakomeje guhendahenda uyu mugabo, bigezaho atangira kumukanga, aramubwira ati urakampa k'agatambaro nkiteze. Ubwo nta kindi cyakozwe. Barakwereka uyu mugore yakamukuyeho ku gahato, aramubwira ati zana niyambarire, ati ibyo ngibyo turabivanaho. Barakwereka uyu mugore yarongeye yiteza agatambaro. Ako kanya umugabo wahita agaruka, aramubwira ati nari nkuzaniye umwitero wawe. Umugore arangije aramubwira ati urakoze mugabo wanjye, ati gusa nari nabonye ko niteza. Iyi mpumyi iri hano irangije izunguza umutwe. Nyagasani, uyu mugabo
arangije atangira kumusobanurira iby'urwandiko yabonye. Aravuga ati hari abashaka kuduteranya ngo uri indyarya. Bari batangiye kugenda, uyu mugabo aramutangira we, wagira ngo uyu mugabo ari kureba. Maze uyu mugabo aramubaza ati uyu nguyu muri gupfa iki? Ati uyu muri gupfa iki? Umugore atangira kumubwira ati aka gatambaro niteje, ati niwe ukampaye, ati gusa njye ntaco kumuha mfite. Uyu mugabo ahita avuga ati ukankuye ku gahato, atariko mumpaye amafaranga nakemera. Uyu mugore atangira kumubwira ati si none uri gucuruza? Uyu mugabo nawe aramubwira ati ntago byaba ari byiza guserera nawe. Uyu mugabo aramubwira ati musubiza agatambaro ke. Uyu mugore aravuga ati aka gatambaro ati nagakunze. Barakwereka umugabo uri hano, aramubwira ati ibyo buretse mbikemure. Barakwereka yakoze mu mufuka akuramo amafaranga. Umugore aramubwira ati ugiye kumuha amafaranga y'iki? Uyu mugabo aramubwira ati tuza. Ati tuza, ati aya mafaranga ngiye kumuha ntago ari ayawe, kandi umenye ko aka gatambaro araka. Uyu mugore byaramubabaje, gusa umugabo yigirira umutima mwiza n'uwo mukire. Uyu mugore we barakwereka ko bimubabaje, yamuhaye amafaranga. Arangije aramubwira ati dukomeze urugendo. Gusa uyu mugore yagiye adashaka. Ese uyu mugore ukubera icyo yashize ibi bibora ku kibuno? Barakwereka ubwo bageze hano, umugore abwira umugabo, aramubwira ati reba wa muntu mwari mufitanye kuri gahunda kuri telefone. Umugabo ahita avuga ati ariko kuzi ko ari byo, ati nari nibagiwe. Umugore ahita aza hano vuba vuba. Gusa wa mugabo twabonye ntabwo yari impumyi, ahubwo nawe byaramurenze. Yitegereje ibyo umugore ari gukora, abona ntibisanzwe, biramurenga. Barakwereka umugore yahise abisubizamo bya bibora yari afite ku kibuno. Arangije arongera arakenyera ndetse neza. Uyu mugabo we sinzi ibyo yari arimo, yari ahugiye muri telefone, ntabwo yari azi ngo ni ibiki biri kuba. Ubwo umugore yararangije afata uyu mugabo akaboko, bakomeza urugendo. Umugabo agenda ari kumuganiza. Iyi mpumyi nayo yasigaye hano, nako uyu mugabo wari wigize impumyi byaramurenze. Yararebye arumigwa, aravuga ati sinzi niba bibaho, atariko ntago azigera agira amahoro. Ukubera icyo atazagira amahoro, ukurikire filime uraza gusobanukirwa. Ndetse nkwibutsa gukora subscribe, share na comment kugira ngo tujye tubana mugasobanuye ka buri munsi. Barakwereka bageze hano, uyu mugabo abwira umugore ati tugiye kuba twicaye hano turuhuke, ati ndetse n'akayaga ka hano ati kaba ari keza cyane, ati hano hantu buriya ndahakunda, ati rero numvaga twaba twiyicariye turi kwiganirira. Barakwereka ako kanya baricaye, bya bibora yari ishize ku kibuno bitangira kujejeta. Uyu mugore aravuga ati ndabigenza nti nyagasani. Barakwereka uyu mugore yagize ikibazo, uyu mugabo aramubwira ati ufite ikihe kibazo? Uyu mugore aramubwira ati ntaco. Barakwereka uyu mugore n'umugabo bakomeje kuganira. Umugore ari kubwira umugabo ati ni nk'Imana yampuje nawe, ati nkubonaga nka marayika. Noneho uyu mugabo nababwira umugore ati buranjye ntago uzi ukuntu niyumva, ati ntago uzi, ati ntago nabaho ntagufite, ati mu buzima no mu maraso, ati sinzi ukuntu nabaho. Ubwo ngubwo bakomeje kuganira. Uyu mugore arangije abwira umugabo ati ndagukunda mugabo wanjye, ati nta n'undi muntu kuri iyi si wakundutira. Barakwereka umugabo tangiye gusomagura umugore we. Gusa uyu mugore we yari no kubivuga ababaye, kubera ko yari azi yuko yari afite ubwoba yuko uyu mugabo wari bumuvumbure. Noneho atangira guseka. Kwereka umugabo uraha, yaramubwiye ati buraho ndaje. Umugabo ahita ahaguruka. N'umugore aramubwira ati we kugenda utansigiye na bibiri, ati mbabarira unsigire udufaranga dukeya, wenda nagira n'akabazo nkatwifashisha. Barakwereka umugabo yakoze mu mufuka, ahita amuhereza agapinda. Umugore aramubwira ati urakoze cyane. Umugabo aramubwira ati
ndagukunda, arangije aramusoma aragenda. Gusa uyu mugore yari afite ikibazo, barakwereka wa mugabo wari wigize impumyi yakomeje kumwitegereza akamubona nk'ikimara. Nyagasani, si ibi bintu biraza kugenda gute? Kurikirane filime witonze. Uyu mugore yambaraga ibi bintu ashaka kugira ngo umugabo we amenye yuko afite amabuno manini. Gusa none ibyo bimubayeho yatangiye kubireba akagira n'iseseme. Ako kanya barakwereka hari umuntu wanyuze aho ngaho yifitiye ibipirizo. Niba ari umusazi ntabwo tubizi, gusa icyo tuzi cyo nuko turi kumubona ari kugenda. Barakwereka uyu mugore yarahagurutse aje kumureba. Ibintu yari yicayemo yari yishize ku kibuno byari bimuteye iseseme. Atangira guhamagara uriya muntu uri gucuruza ibipirizo. Barakwereka n'uburyo ari kugendamo, ibi bintu byari bimubangamiye. Gusa ntabwo tuzi impamvu yabikoze. Yakomeje kugenda yegera imbere, ageze hano atangira kubwira uyu muhungu ati wampaye ibipirizo 2 ko mbikeneye. Uyu muhungu nawe aramubwira ati ntabwo mbiguhaye, ati kuko nanjye mfite icyo kubimaza. Uyu mugore aramubwira ati wambabariye ukampaho. Ubwo ngubwo umuhungu aramubwira ati ntabyo nguhaye, agiye kwigendera. Barakwereka wa mugabo yaraje arabituritsa byose. Uyu muhungu uri hano yahise yigendera, yahise asara. Ntabwo tuzi niba ari umusazi cyangwa ari umuntu muzima. Barakwereka uyu mugore yatangiye kubwira uyu mugabo ati uzangendaho kugeza ryari? Ati ko nakubwiye ko ntagukeneye. Ati ni ukubera iki ugikomeje kungendaho? Uyu mugabo nawe aramubwira ati iyo mbonye ibyo uri gukora ati birambabazaga. Uyu mugore ahita abwira uyu mugabo ati nta kintu bizakugezaho, ati kandi nta hantu wankura, tuzaje gushaka abantu muri mu kigero kimwe. Maze uyu mugabo aravuga ati nanjye ndaje mbisobanure. Barakwereka ako kanya umugabo w'uyu mugore yarahageze. Aravuga ati wa mugabo we urashaka iki ku mugore wanjye? Uyu mugore ahita atangira abwira uyu mugabo ati ari kunsaba ku mafaranga. Uyu mugabo atamubwira ati ko nagusize nguhaye yawe, ati uri kumushakaho iki? Uyu mugabo aramusobanurira ati njye ntabwo nshaka amafaranga, ati ahubwo uyu yahoze ari umugore wanjye. Umugore atangira kwikanga. Maze uyu mugabo aravuga ati nuko yaje nawe yari asanzwe ari umugore wanjye. Maze uyu mugabo ahita abaza uyu mugore ati uyu mugabo muraziranye? Reka bagusubize inyuma. Barakwereka uyu mugabo yari yasohokanye n'umugore we. Na hano hariho undi mugabo ufite amafaranga ndetse ari kuvugira kuri fone. Umugabo uri hano akareka umugore ati akabwira umugore ati dore ibintu byiza. Maze uyu mugore ahita amwishikuza aramubwira ati ntabwo nkibikunze, ati ntabwo ndi kubyiyumvamo. Umugabo aramubaza ati habaye iki? Ati ko twari tumeze neza turi mu mahoro dutuje, habaye iki? Maze uyu mugore aramubwira ati ntugire ikintu umbwira, ati reba abandi bagabo, ati abo bagabo bafite amafaranga, ati ariko wowe ukirirwa uri kumingaminga n'urutwe gusa, ati ubonaga ibyo bizakugeza kuki? Ati ntabwo nzakomeza kubana nawe. Maze umugabo aramubwira ati si none twashakanye utabonaga yuko nta mafaranga mfite? Maze uyu mugore aramubwira ati ibyo nibyo byonyine, ati nicyo kintu nsigaye ndicuza mu buzima bwanjye. Kurikirane uraza gusobanukirwa. Uyu mugore atamwereka uriya mugabo ati reba uriya mugabo, ati afite inda, afite amafaranga, ati nawe urabibona ko ari umugabo utuje. Nyagasani, uyu mugabo yitegereje abona koko ni incakarafu. Gusa nta muntu uba warabihisemo. Mwa bakobwa mwe ntabwo tuba twarabihisemo. Barakwereka umugabo yaramubwiye ati ibyo ntabwo nkeka ko ari byo wanziza. Umugore aramubwira ati ngiye kugusiga nigendere, ati ntabwo nakomeza kubana nawe kandi ukenye. Basore b'abakene murafitwe. Ubu mukobwa yahise amusigara yigendera. Umugore atangira kwakura ati Rita, uriya mugore yitwa Rita. Gusa uyu mugore yari yagiye. Barakwereka umugore uraha yageze hano ahita akuraho ibipirizo atangira kubipomba. Nibyo bya bipirizo twatangiranye ashize ku kibuno. Barakwereka umugore yapombye ibipirizo
umugabo aramwitegereza aratangara. Umugore yafashe igipirizo ahita agishyira ku kibuno. Ubwo uyu mugabo ntabwo yari ari kubireba kubera ko yari kuri telefone. Umugabo w'uyu mugore yifashe ku munwa. Umugore urakwereka yafashe ikindi gipirizo arongera arapomba kugira ngo agishyire ku kibuno, noneho aze kugira amabuno manini. Nyagasani, uyu mugore nuko yaje atangiye gutuburira uyu mugabo ndetse w'umukire. Ubwo bari bahuriye ahantu impande y'akaresitora. Umugabo we yari amusohokanye. Umugabo yakomeje avugira kuri telefone. Umugore nawe, uyu mugore nawe ariko ari gufata ibipirizo agashyira ku kibuno. Barakwereka umugore yararangije maze avayo atangira gukomanga kuri uyu mugabo. Aramubwira ati muraho, ati nari ndi kubasuhuza. Ubwo ngubwo uyu mugabo yahise abwira umuntu yari kuvugana nawe kuri fone ati buretse ndaje nkuvugishe. Maze umugore barakwereka yatangiye kwikundishwa k'uyu mugabo. Atangira amubwira ati nakubonye mbona uri ibogari, numva ndagukunze. Uyu mugabo biramutungura. Muri make mbese uyu mugore yatangiye ari kwiteretera. Arakwereka umugabo yarebye hano kuri bya bipirizo agira ngo ni amabuno. Umugabo arangije aravuga ati nanjye ndabikunze, ati mbega ukuntu uri keza, atasa ahubwo wanyemerera tugasohokana. Ubwo umukobwa yahise yemera. Umugabo amuha ukuboko aramubwira ati fata tugende. Ibyo ngibyo ni ibyo bari kuganira. Barakwereka uyu mugabo yatangiye gutonganya uyu mugore. Aravuga ati areta ampereza ibyo namutakajeho byose. Maze barakwereka uyu mugabo nawe atangira kuvuga ati reka ngira icyo nkwereka. Ubwo yahise amukuraho cya gitambaro. Uyu mugore asigara yambaye ubusa. Umugabo uri hano yarikanze, yabonye bya bibora biri bimuriho biri no gushonga. Aravuga ati uyu muginga, ati igihe cyose amaze akimaze ari kuntuburira. Uyu mukire wacu byaramurenze, yifata mu gahanga. Aravuga ati ubu nkora iki? Maze uyu mukobwa aravuga ati none wowe wankundaga utari kubireba? Aramubwira ati yewe warabyitayeho, uba warabibonye, kubera ko nashakaga uburyo nabikwereka ukanyirengagiza. Reba kabakwereka hano. Uyu mugabo yari ari hano ari gukina akadege muri fone, ndetse n'iruhande rwe yari yateretse amafaranga. Barakwereka umukobwa yararangije gushira bya bipirizo ku kibuno. Arangije aramwereka. Uyu mugabo yanga kureba, maze aramubwira ati hari ibyo ndimo, ati genda ndaba ndakuvugisha. Umugabo ari guseka, ni umukire wacu uri hano. Ubwo umukobwa arangije ararakara ahita afata amafaranga yari ari hano. Arangije aravuga ati utungiye kudukenyereraho. Uyu mukobwa yari n'igisambo. Arangije aravuga ati ba muri ibyo ngibyo, kuko uyu mugabo yari yambaye n'ibikuteri ntabwo yari ari kumva, yari ahuze cyane. uri kubona hari ibyo ari bimurangaje muri fone. Barakwereka umukobwa nuko yahise acaho, ndetse n'amafaranga yari ayajanye. Umugabo we yakomeje guhugira mu dukino twa telefone, yari kwikinira akadege. Maze umugabo uri hano arangije aravuga ati hari n'amafaranga menshi nagendaga mbura, ati kumbi, ati niwe wabaga wayatwaye, ati buriya mu buzima atushura agira indi kipe umenyera, ati ariko njyewe ndakubwiye ngo guhera aka kanya, ati nta kintu nakongera kuvugana nawe. Ubwo umukobwa uri hano niwe yakomeje aterana nabo amagambo, kandi yari afashwe, ndetse akomera kuzamura akaruru. Aramubwira ati n'utu dufaranga ati ngiye kudukenyereraho. Barakwereka umugabo yise tumushikuza. Aramubwira ati bibaye ngombwa n'ayandi watwaye, ati wayansubiza, ati kuko uko nakubonaga, uko nakekaga wari umeze, ati ntago ariko ndi kukubona. Umukire wacu uri hano yaravuze ati kandi unyibagirwe, ntuzongere no kuntekereza, ati kuko ntago ndi muri level imwe nawe, ati uzashaka abo mumeze kimwe. Umugabo yahise acaho. Barakwereka uyu mugore yahise ashaka kumukurikira. Arangije aravuga ati nkora iki? Ubwo arangije aratekereza ati reka ntongere nsubirane n'uyu mugabo wanje wa mbere. Barakwereka yaraje atangira kumwikundishwaho no kumufata. Aramubwira ati mugabo wanjye, ati umbabarire,
ati nari nahubutse nkurikiye amafaranga atariko ntayo mbonye, ngo umugabo wacu uri hano sinzi niba arabyemera. Umugore akomeza kumutera imitoma, gusa umugabo ubanza yarabyemeye, yaramufashe ukuboko ahita yongera aramusunika ndetse ababaye aramubwira ati ntago nakomezanya nawe, ati wowe nta mugore ukurimo, ati nkurikije ibyo wagiye ukora byose, ati nta kintu kizima cyakugira umugore ndi kubona. Umugabo yaranababaye ahita yiciraho, umukobwa uri hano asigara guco, abura byose, abura umukire, abura ndetse n'umukene. Niyo mpamvu bavuze ngo isura isambira byinshi ikabura na duke yagezayo. N'aka gasobanuye kacu ni uku tukarangije, naho ubutaha.